reka manze mvugane n'umuntu. Itekado. Salama papa. Kuri hano. Sawa se boss. Kuri hano nyine. Mama yakajana se wenda. Wayishana akajana nakagwa ko kugashaka. Ngo. Akibazo. Akajana nakago. Ahubwo ko ndebe uri hano. Uyu niwe mbashaka ubu. Ari mu rugo boss. Haba mu rugo guteze kandi na ndabona ibinogo, ndabona ibicupa, ndabona mabuye, ndabona ibiki. Ari no ari go boss. Ari go mu mwana. Yeno habaye ute bimeze gute kandi bamenyere ko bafite inzu barimo. We nkaba ndi kureba wibere yanga. Ubusho nase nanze ufite nyine anga no mu rugo nahandi ngira. Bari ibisanze nyine. Ubwo buzima bwisanzemo gute? Kugira ngo wisanga urahanga. Byereke papa yo ni mu ndende wanjye. Shire makuru. So? Neze neza ntangi takubona. Abaye kiyobe. Neza. Abese kandi wikabye. Banza hari undi muntu uri kukwitaho ariko muri iyi minsi atari ngiye. Neza. Sikuri uri kumbana mwiza cyane. Kandi. Nzi ibyo byiza. Nibyo byiza. Kugira bigaragare ko unyitaho. Nibyo byiza. Ndabikunze cyane. Urarimo gusa neza. Bayasha. Sinagusa neza nako. Biri gupfira he? Gusa byabura bipfira he aho. Nyine biri gupfira he ngo biri gupfira twakosora. Sishani ibibazo mwana. Ibibazo byo mu rugo. Sinagwa mbyambaye. Njye narabimenye. Impamvu ndaha. Yesu kuruba na. Kandi ari mpamvu nanjye ndaha kugira ngo ngire ibyo nkemura. Waje kugira utuntu ukemura. Waje kugira utwikemura. Hagiye kugira inyongera ikintu nkemura. Ibyo bibazo ufite. Okay. Aho ni sawa. Ni byiza kukugira. Bakoze. None se. Nuko nyine. Ko nta kintu mbwira. Shaka kunera ubusamba ndumva. Inzira kandi. Muzi mbwira umva ibyo biri ngombwa. Reka shana igihe kiba gishize umuntu atagira cyari kirekire shaka. Agira tu. Agira tu. Sinacyo wumva. Nkira mu rugo nyine. Rugo. Nawe se umugore wanjye. Wasi umugore ni kino se barahari. Nakara ko hafi kuza. Hafi kuza ni byari. Ibaze ko bamukatiye amezi 2 n'igice. Urishura neza ko amezi 2 se yaba yatashye. Hashize iminsi 15. Mwe nabizi neza ko amezi 2 azaba yatashye. Se ndagushyira mu rugo. Gereza urayizi. Ntago nyisi ntago ndayigiramo. Rero uzagera mwandikira 33 sanamaze ya. Oya, nta cyaha cyadanje ari mararegwa. Owe, yoseko. Soretse tukibanira ubundi, ufite iki kibazo? Mugore wanjye se. Mugore wawe nose umugore wawe yagiye utamureba. Ngo musanga muri gereza basi. Uzashaka ko bamfunga nanjye. None se mugende kugutara ko byumva. Tukabana. Tubane niba no kwangamiye turajya handi. Amafaranga cyafite. Ufite amafaranga twajya handi nanga nganga. Igihe azanafungirwa yazanga mu rugo rwiwe. Kandi ubizi ko muri inshuti ibaze yumvise ko ari we wamuhemukiye muri inshuti. Kamutwarira umugabo. Umugabo se inshuti ni iki? Kuba ngukunda Inzira none. Ku bucuti bwawe nawe ugiye kuhagarikira kugira ngo umutware umugabo. Inzira kandi none uri kunyigisha muganga. Karibu. Anne. Bitese. Wagutse sukamu. Mezi kunyegera. Uko nkegera. Mezi ute. Uko se weho. Nzi neza. Yego. Mbona utishimye. Ndishimye kabisa. Ndishimye nuko aribwo nari nkibyuka. Twatinze se ibyuka. Navuye mu kazi mpinze naryamye na saa 7. Ushobora. Mbyutse mu kanya ubu tuvuga umpamagaye buri ariko nyigera muri salo. Yabana basi kwa nkutungoye. Ikibazo mama. Yego. None se mbona narindi hano nyine muri zino karitsiye. Tugatari ko wasubiza fisi ko nari mukumbuye
nyine nkongera no kukubona basi. Oya mbone byiza gusa urampamagaye ndeba nimero y'umuntu noneho uvuze Ani tekereza iyo utavuga muri iriya beat ntabwo nari bukwibuke rwose. Noneho mva nkubwire iriya beat umusore wanjye yari wayimenye ariko ibaze ko nimba ari kukurangarira nimba ari uri wambaye ne Jesus simubwire gute waranunguye ibaze umuntu nyine nabonye bwa mbere ahita avuga ati cyazi ibaze ko yansize igihe nari ndi kuwaga namba ibaze ko yansize yego sibira wabyakira YouTube ubonye wanse namba bof numvaga ari ibintu bisanzwe nyine kuba twavugana nta bintu birenze nyine numvaga ko ushaka kujya umvugisha tukivuganira of course kunguka inshuti mu buzima ni byiza. None se ko ibaze ko nahise nanaguhamagara n'ibifata sha ntabwo nibutse kuyemezamo bitewe nuko urabona bari abasista twari kumwe bari banjagaraje ariko hano wabonaga ukuntu muzi nabonaga nanjye uri kunde utanyitaye urundende gute urundende wa nese nyine hano mu rugo nyine n'ahandi mu rugo ngira ati naho ngaho naho urara kurya ukarya gute ni ibisazi nyine makajana ndeye ko nanjye nese ubyumva nawe se akajana kagoko kakubarira iki kakugaburira ukabaho kabaye papa none se ego ndakurebye ngira gahinda nakurebye ngira gahinda batuganire tuganire tunareba naza kugira ngo mubone ndi mu njya mu kazi ariko twaganira tureba aha hantu kuko ngiye kugikorera ahantu ni hafi nta nzu n'ibinogo ntabwo mbasuzuge kuko uhari ariko ntabwo ukwiye kuba hanga ntabwo ubuzima wagombye kuba urimo hari ubundi buzima wagombye kuba urimo nari ndimo mvuga ngo ngufashije reba ariko tuganire ndamutse ngufashije akuvana muri ubu buzima agushakira aho uba aho urara heza hagushakira icyo kwambara hagushakira n'icyo kurya waba utaranize nkakwigisha mbese nkakuremera ubuzima bwose wabyemera yabuze nama yo gone kamwe mu buzima papa niyo nubwo tujya tubitekereza n'ubundi wazaye aho kugira ngo uhemuke ubucuti ni ikintu gikomeye subize reka wewe ubyuza munyihere kuri wowe ncenke noneho ugende yihere kuri wowe ncenke wasingete na rwose ndaguhakaniye ngeza nuko ubomera ajya ngo rukubomora ngeza nje kwibomoza najya mbomoraho ukagenda igihe uyu mugore ataraza ariko niyo yaza na nyuma ntakomeza nta kibazo ngenda biguhakaniye ntabwo byakunda cyakoze niyo ntabwo nshyira mu rugo n'undi uramugore ntabwo mwasezeranye si wakocoye si umugore sezera muri leta niba muzi ntabwo twabyaranye nzi ko mwana nyerega nanjye umwana we namurera ntabwo umwana we mwanzi ubwo naza njye n'abana twajya no mu murenge abana nkabarera none se akwiye kumbwira ngo ngenza nje kwibomoza byo bishoboka ariko nabyo nta kibazo ntabwo ibyo mbikwemereye oya nawe iyo ngo niko bimeze niba bidakunda kandi nabwo nta kibazo pe ariko ntabwo nazinje kwibomoza uriya mugore si isezerano cya mbere emera iyo murenge tubara umugore umwana w'inzamurira sinzamufata nabi ariko ko umwanya nzaje kwibomoza igihe tutarajya mu murenge ntabwo uzambomoza tuvuge ko mbyemeye utangiye kumbwira ngo ngenza ngo nibomoze ngo ntaye tuvuge ko mbyemeye tuvuge ko mbyemeye umunsi twajya mu murenge nzararaha cyose utari kiri cyangwa kiturare no mu yindi nzu ubwo ngubwo igihe tutarajyayo ntibishoboka gusa nabwirwa n'iki niba utari umugabo mugenzi wanjye wasanga uri umugabo ubwo tugiye mu murenge tugasezerana uhagaruka ngasanga abaye umugabo oya ntabwo ndi umugabo ndabizi neza urabizi ariko njye ntabwo mbizi none okay tugiye kwandikisha umurenge sibyo
umunsi ubanziriza umurenge rero. Oya, umunsi n'uri kuwa kane kuwa gatatu nzaza murazi aryoze. Tubyuka twitego tujya mu murenge. Sibyo shaka. Nagarisa. Niko bimeze. Nagarisa. Bitarebye rero. Jeje cyo nshaka ubu ngo tuvugane. Nshaka umbomoza mwumva ko ibintu ari neza ibindi tukabiganiraho nyuma. Wasenge tina rwose. Akamubwirire. Niba wumva bidashoka birangaho n'ikindi rwose urakoze rwose nanjye niyo nzira nari mfashe ntabwo nakibomoza nta n'uwacu ugeze rwose ubundi wari ugiye guhemukira umugore wanjye ikindi bene nkawe koko nyumviye ubusa umuginga kwe azajya mbona atera oya ariko Kugira ahantu niba hano ni wanjye nzi neza cyane ese wareka tukicara na basi aho wicaye hamwe ese niba ari gushaka nta kibazo nawe uri kumva wishimye basi ko tugiye kugerana nta kibazo kabisa wow basi ngiye wambonye nakubonye nk'abandi bose kuko abandi bose ese hari aho wari utaniye noneho wumve wowe n'ubwa mbere nari nkubonye dije sinigeze nanabiha umwanya ngo ntekereze ngo uriya muntu gusa nawe wari wambaye neza wenda wambonye nk'abandi bose gusa wasaga neza nawe nubwo mbwiye ko wasaga neza ntarebe reka twegerane neza umuseye kumubwira basi ifu ariko amasosi ariko mbikubajije I think ko it's not time ko wenda mbikubwira ese mare ubwo byari ngombwa ko aka kanya tutara umbonye rimwe wahita unambaza ibya shirigo so ni ibintu bya dandese ndumva atari ngombwa ntabwo ni ngombwa okay amasosi ariko mbikubwiye ariko mbwira of course ngiye na sheri so ngiye mu wese mfite sheri kuba udafite sheri nanjye ukumva ko uramufite n'ibyo mbazaga n'ibintu byawe nyine mubaze so okay wivunika ntawe mfite nta n'uwo nshaka uravuze ngo uri single and serious yego ndi single ariko nta na sheri nkeneye kubera ko nizeye ubifitemo uruhare nimba ari ukubyutse ubona bifata kugenda okay ubwo ni utuntu tw'amashuka nise mbambwira ko cyumba ntawe udashaka umukunzi n'ibintu navuyemo kandi nihaye umwanzuro niki cyabaye njye nashaka kuremera ubuzima rero nashaka kuremera ubuzima urimo bugatungana ukavaho ubwo ubuzima bwiza butunganye bumeze neza uri serious cyane nzabikora kandi uzishima kandi uzanezerwa kuko mfite umuryango mwiza nagufasha uburyo bwose ukabaho neza ukarya neza ukambara neza ukaba heza ko mfite n'umudamu mwiza nta kibazo cyabamo nkujyanye mu rugo yabyemera uza nawe ndi umunyamahirwe ugute ko wambonye wagize amahirwe yego nibyo mbaza abantu bakiri bamubeshya oya ugomba kuva kuri ibi by'ibicupa ugomba kuva muri ibi by'ibicupa nabonye uri kunyweramo uve muri ibi binogo mbona wicaye hejuru buri ubuzima ubu si imvura iramutse iguye ikunyanya aha niho ujya niho uryamye biridutse biridutse koga y'ubusa kabisa akandi sinavuze rangira nyumviye ubusa kanze nirebere ka Kadete nibiko rwose icyo ni karibu Kadete ni wowe se sho uzi ko nafashe telefone nanjye kuguhamagara ari dukumburanye cyashaka kumubera se bibidese amugurusi cyayi tekera hino rwose
yego se nanjye rwose numvaga umutima utari hamwe rega. Amakuru se? Amakuru ni meza. N'isuku wabuze bimeze bite? Twaraburanye sha. Ariko tubonanye dukumburanye. Twicara gutya turabana. Yego. Wanga kunyitaba. Oya ntabwo ari kwakwitaba ahubwo ku manzi nari mfashe telefone njye. Umva wewe n'ubundi urumbeshya. Sinzi. Oya ntabwo nakubeshya shu. Subizi. Subizi. Ubundi niwe wanjye. Wazigiye. Nese amakuru utabona hameze neza harakeye. Shanyine usanze ndi kwirebera akamuvi hano. Kwirebera akamuvi. Kubw'amahirwe mbona uraje ariko n'ubu nari kugutekereza. Ari wenyine? Nari ngiye kuguhamagara. Ubu sinari kuba ndi kumwe nande. Nari nicaye nyine gusa tu. Ntabwo watetse? Oya ntabwo natetse ahubwo urantekera. Ndi uguhamagara. Gusa si mama. Ni mama uri muri amamagara. Reka tukagende. Ni umukiriya wanjye wari uje kundeba. Urabizi weekend ntabwo nkora. Turashaka. Ntabwo nakubeshya pe. Ese mu rugo we umeze ute? Washakaga. Yo, ni byiza. Washakaga nanjye gushaka. Kandi nari ngiye kuguhamagara. Reka ngende nkomeze njye mu kazi hanyuma nzagaruka ejo cyangwa ejo bundi nzaza tuvugane tuganire ntabwo tuganiriye kandi nzagufasha nta kibazo ngaho reka nkureke ngiye kandi ngiye uzakomanga nzakoma nugera ndani iwawe abakire b'iki gihe batera puraka kubona afite amadokima wasanga ari nka meya ahubwo ndagasa rero yanagufunga ndagasa nakujyana kwa kabuza nkuko mbahiza ndavangane n'ukawe rero ushobora gusanga ari ibyanjye byo ndabona ameze nk'ufite amafaranga ndagasa nta n'ijana maye kanegereze ndavumanga nashaka azanyane kwa kabuga wawe nk'umuntu ukora apfuye mpagaze kanegereze ubu ndagakuba akaragaruka arabeshya wenda gotse yansigira n'ubusensamire ibintu by'ibitumbo ndagasa Hanna ntabwo ari ngombwa ko aka kanya mfite icyatumye ntajya mu rukundo. Oya nyine niki cyabaye mbere kugira ngo ufate uwo mwanzuro? Ninjye wavuyeho ninjye wawifatiye. Basi se ukunda umukobwa umeze ute? Nta mukobwa ukunda nta n'uwo nshaka gukunda kuko njyewe nta rukundo mfite muri njye. Ibyo narabyirengagije n'ikintu bita abakobwa nashyize ku ruhande kugira ngo nibonere umutuzo. Ahubwo ngiye ni kwibaza ikintu cyatumye nyine ibyo byose biba. Hari umuntu usigeze gutenguha mwagiye muri relationship. Ani mbo reka nkumara amatsiko kugira ngo utagumya wenda no gutinda umbaza. Nakundanye n'umukobwa anyemerera ibintu bishoboka byose kugeza ubwo we yambwiye ati ngiye no kukubera umubyeyi wawe mubere byose uretse se ikintu yakoze yari iyo twangiye abonye ngiye kurangira aragenda. Hashize igihe kingana iki? Umwaka urashize. Ukiri seriye nihaye iyo ntego yo kumva ko urukundo dusize ku ruhande. None se wabyumva ute akanya wumvise nuko kwita gukunda? N'iryo jambo nta hantu rimpora nta n'icyo ryampindurira mu buzima. Ni ikintu nyine numva nk'ikidafatika kuri njye. For sure. Ubu nihaye umwanzuro. Nicyo umuntu yakora basi kuri reka nkubwire njye nihaye umwanzuro wo kubaho njye ubwanjye nigenga kugeza ibihe byanjye byose. Nta kintu cyakongera cyongera kuza kumvuna mu buzima. No, usi kubera icyo umeze uko. Hanna reka nkubwire nakoze byinshi natakaje byinshi. Ibintu watakaje ariko abantu ntabwo ari kimwe. Reka da noneho igitangaje
we yambwiraga uburyo iwabo bafite amamodoka bafite imitungo ariko nyuma yo kumara kurya ibyanjye mperereje menye iwabo nsanga ntibafite n'aho baba. none se buriya rero abakobwa Aba bose mwahagaritse. nabashyize mu gatebo ko kubeshya ubu nta kintu wakora ngo uhindure mayindi yanjye ibyo nashyizemo. Jesus wanyumvise none se Ariko ushatse kumbwira ko wowe unkunda se cyangwa n'undi uzi wankunze? Imana ireba ariko ibaza umuntu twahuye rimwe nkaba ngeze muri karitsiye z'iwanyu nkabizirikana nkaza ahangaha nkasanga ari bwo ukibyuka. none se kuza uje kundeba cyangwa uje ufite ibindi wumva ukeneye kungezaho? sheri uri hano umutima wanjye numva utuje. yego kugira ngo uze kundeba bashaka bagera ku muhore. yo oh my god yo ayiwe sho se koko ubundi reka mubwire sheri ni wowe wanjye. ubundi iyo mubuze nakubuze ndahangayika. ntabwo mbeshya urabona ndeba nk'umuntu wesheje. urankunda njyenyine ndagukunda ndagukunda cyane. ahubwo sheri ngwino wicara hano hari ijambo nshaka kukubwira riremereye. yo sheri sinzi uburyo narusobanura. ni njyenyine urankunda njyenyine. mukunda wenyine ngamuka nta n'undi mukobwa nta n'undi mukobwa nahirahira mvugisha. zishiri naba narakuburanye ikivugo. gasheri reka mubwire mba numva nyine mba numva mushaka umubiri umubiri wanjye mba numva ugukeneye. mba nta kintu wumva nyine mba numva simbikubwire ngo iki gutenya zicare ubimbwire neza gute sheri nyine simbiherera sinagura ku nseko. urabyemera? cyose wagikora kandi nawe yibeshye akakumenyera yisibye nayo bakumenyera. nshaka ko dufite isoni si bimeze bite? nshaka kuzambuza. ibyo niyo tujya kumbwira ibyo ngibyo nshaka ko wambomoza reka mbamaze igihe kirekire umubiri wanyu tuzi ko ngukunda kuko nyine nabonaga nyine utazabyumva. nkumve ibyo ni ibintu biba bisanzwe. ni ibintu biba bisanzwe ariko mu gufata uri kunca inyuma. oya ni ibintu bisanzwe. ntaguca ukuguru ntabwo naguca inyuma. nzaguca nkwikorera ukuguru. urabyemeye se? urabyemeye? yo mwana we ntushake nabi ndi kumva bazi ko kuba twatandukanye wabyemera ko kuba twatandukanye ntari nabyamamaza nzira. none se wawe habaye iki kuba natandukana nawe ku buryo utasinzirira? ntibaze ko ndyama nananiza hari utuntu wari wambaye narakubonye rimwe fasha uba kubera ikiri kureba. umva nkubwire ayo magambo narayabwiwe sibyo? narayabwiwe ariko icyayaherekeje narakibonye. ubu rero nta kintu kiri feeling wampa wanyereka. umuntu wabikubwiye atandukanye nanjye umubwire sigaye indoto buri munsi turi kumwe nibaze ko noneho nta n'ibintu bya danje nanjye kuramo ino karitsiye. noneho rero reka mbwire nyine umva nkubwire mu gihe urose uri kumwe nanjye
dukanga kutokesha kuko ni inzozi z'imiruho zidashoboka kuko ikintu ngewe niyene ni ukudakunda rero kundota wambabara ukareka gutuma umunsi wanjye ugenda nabi ntabwo uzi yanjye yagenze nabi ubuze njye mfite uwo mwanzuro ari uko gusa dore ikintu nagufasha ibaze ko nabwiye anti wanjye nkamubeshya ngo hari umushuti wanjye ngo urwaye ngo ari mu bitaro ABCD ndamubeshya kugira ngo basi nzi nawe muhamagare nari nanakwandikiye kuri WhatsApp mbo Ana reka nkubwire iby'urukundo ndabizi sibyo niba oya nyine I'm totally different n'abantu bose mwaho yego ndabyumva ubyemeye ntabwo ukayarenga ku kigero utabyumvisha yego n'uwaje mbere we yambwiraga ibirenze ibyo noneho guhuza ibintu reka njye nkubwire sibyo ibyo mbwira ndabyumva noneho si ubwa mbere birimo kunjya mu matwi ibyo numvishe birenze ibyo urimo kumbwira anti reka nkubwire sibyo tutiriwe tujya no mu bintu byinshi I'm telling you please reka nze gatoya reka ndebe akantu gatoya please I love you Anna I love you no force I love you please kuki ukabunsize no siko ndebe ushaka kubinyumvisha ku gato kuki ukabunsize kuki kuko Jojo yantumye muri Rabidi ko yaba atarayintumiyemo mba nifitiye amahoro si ubu ndabigenza gute basi se nshaka gifite nzayimuzanire bigenze gute kugira ngo basi ampuye ntakundi se ndabwira nti se namagara Blasi basi mubwire ibimbayeho ko ari we wangiriye inama bigenze gute kamwandikire si ubundi aguma muri ino salo nyikoramo iki wakigendera basi nkazamutungura nkamuzanira bwite nkungira nkayimubwira cyangwa nkareba ubundi buryo nabikoresha kugira ngo basi anyumve kuko uyu muhungu umuhombye